ikaze nitwa Claude ngiye kubakira muri Desavey. Uyu munsi turavuga ku mugabo witwa Joshua, agaragara muri Bibiliya mu gitabo cyitwa Joshua n'ubundi. Wakibaza ngo Joshua ubundi iryo zina risobanuye iki? Joshua ni izina risobanuye ngo mu cyongereza Jehovah saves, cyangwa se Yehova arakiza, Yehova aratabara. Joshua rero agaragara bwa mbere muri Bibiliya ari umugaragu wa Mose. Ubwo yaramuherekezaga ubwo Moses yajyaga ku musozi kwakira amategeko 10 cyangwa gusenga cyagura n'Imana, Joshua twabonaga asigara hasi. Nuko igihe kiragera Mose arapfa, maze gupfa nibwo Imana yahamagaraga Joshua noneho iramubwira ati umuhisemo kugira ngo ube umuyobozi w'Abisiraheli. Wibuke ko mu butayu ni Mose wabayoboraga, niho nawe wari warabavanye muri Egypt cyangwa mu gihugu bari imbata bagera mu butayu. Nuko amaze kwitaba Imana, niho Imana rero yaje kuri Joshua iramubonekera iramukomeza, kuko hari yibonaga nkaho ari umugaragu gusa, nk'umuntu uherekeza umuyobozi. Ariko iki gihe biba ngombwa ko ari utekinga uba in charge y'Abisiraheli bava mu butayu bakomeza mu gihugu Imana yabasezeranyije kujyamo. Ahandi hantu Joshua yongera kwigaragaza noneho muri Bibiliya ni ahantu Moses yahisemo abagabo 12 ngo bajye gutata igihugu cy'Ikanani. Ubwo bari mu butayu bagira ngo bamenye amakuru yo mu gihugu Imana yabasezeranyije. Nuko abo bagabo baragenda, ubwo harimo abo Bibiliya yatubwiyeho cyane ni Joshua n'undi mugabo witwaga Caleb. Bari kumwe n'abandi bagabo 10, bose bamwe bakaba 12. Bageze muri icyo gihugu baraneka, baratata, bazana amakuru ngo 10 muri bo uvanyemo Joshua na Caleb bazana amakuru ari negative, bazana amakuru yuzuye ubwoba, bavuga ngo igihugu bavuye gutata basanze giteye ubwoba, ngo harimo abagabo ngo bameze nk'ibihanda, ngo babarebaga bakamera nk'abo bameze nk'inzige cyangwa isenene. Bibiliya cyongereza ikoresha ngo grasshoppers, isenene imbere yabo. Ariko Caleb na Joshua bo baranga, baravuga ati niba Imana yaraduhaye kira gihugu no kugifata tuzagifata. Aho hantu niho handi Joshua yongeye kwigaragaza nk'umugabo wuzuye kwizera kandi ugendera mu isezerano ry'Imana muri Bibiliya. Hari ibintu byiza umuntu uri kureba Desavey umunsi yakumva yakwigira kuri Joshua, cyangwa se yarebera kuri Joshua. Joshua yari umurwanyi, yari umuntu umunyembaraga. Bibiliya ivuga ngo he was a strong warrior, umuntu wagiraga ishyaka ryinshi, tarapfaga kwemera kuburizwamo n'umwanzi cyangwa n'ibyago uko bibonetse kose. Kandi ikindi cyongeraho yari afite kwizera Imana. Joshua yajyaga ava ku masezerano y'Imana gutyo. Urugero nabaha rwo muri Bibiliya ni igihe kimwe bari mu ntambara, bariho barwana, hanyuma abona bushaka kugoroba, ategeka izuba ko rihagarara. Uku ni ukwizera kuvanze n'ishyaka. Joshua ahagarika izuba kugira ngo intambara irangire. Urundi rugero nabaha rwo muri Bibiliya ku bijyanye n'ishyaka na passion Joshua yagiraga ni ukuntu igihe kimwe nanone bariho barwana, marayika w'Imana araza aramubonekera. Kubera kurwana n'intambara n'ishyaka, ahita ahagarara amubaza ati uri kumwe natwe cyangwa uri kumwe n'abariye? Urumva umuntu nk'uwe iyo passion yari yiteguye, iyo marayika avuga ati ndi kumwe n'abariye, yari yiteguye kwita yataka. Ariko birakwereka ukuntu Joshua yari umunyembaraga, yari umuntu ugira umurava, ari umuntu ugira kwizera, kandi ntapfe kuva mu byiringirwa cyangwa mu masezerano Imana yaba promises. Ibintu Imana yakoresheje Mose na Joshua bimeze nk'aho bifitanye isano. Nabaho urugero, abo bombi ari Joshua ari na Mose nibo bambukije abantu amazi. Urugero, Moses yambukije Abisiraheli abavana muri Egiputa, bambuka inyanja itukura bajya mu butayu. Na Joshua yambukije Abisiraheli abavana mu butayu, bambuka Yorodani, umugezi wa Yorodani, bajya mu gihugu cy'isezerano. Twavuga byinshi kuri Joshua. Iki gitabo cya Joshua
kirimo amagambo yadukomeza, amagambo yatwubaka, ndetse mwabonye ko afite character itangaje cyane. Ndabashimye rero mwe twabanye muri The Survey. Ufite idea wa commenting hasi, gusharinga ubu butumwa, gusharinga iyi The Survey nibwo buryo bwo gutuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi, kandi nabwo buryo bwo kudushyigikira. Wakora subscribe niba uri mushyashya, kandi niba usanzweho wakora like.